turabasuhuje inshuti zacu dukunda, tubushimiye uburyo mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Amazina ni yayandi, P Fred Master Key. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo bita Semfu nanga se Bateri, umucuranzi mpuzamahanga twese twemera. Semfu umusore w'umurundi, afite ababyeyi bombi, umwana wa gatatu iwabo mu bana batanu. Semfu yaje mu gihugu cy'u Rwanda atazanywe no gucuranga nanga se atazanywe n'umuziki, ahubwo azanywe n'iki? Azanywe na football. Yaje joininga Intare nanga se Academy ka APR. Si yari umuhanga kandi si yari n'umuswa, yari arimo hagati. Umunsi umwe yavuye mu myitozo anyura ku rusengero rwaranganga ku muhanda, yumva harimo umuziki mwiza, ariko ubuhanga yari afite ku kintu bita music nanga se umuziki, yumva ko hari ibintu bimwe bitagenda neza. Namwe murabyumva abacuranzi, si ngombwa ndondogore. Semfu umunsi umwe bafite off day, aragenda muri urwo rusengero aricara bimwe bisanzwe nk'umushitsi, apana umusangwa, yuko ntibari bamuzi, nabwo bwa mbere yararukandagiyemo. Nawe urabizi iyo wicaye nanga se iyo uri ahantu uba wumva ibintu neza nanga se ubona ibintu neza gusumbya ababirimo indani. Semfu yumva umubateri nanga se umucuranzi wari gucuranga muri iryo torero, muri iryo teraniro, yumva mbese bajyana bakorana. Amateraniro arangiye, kuba umucuranzi yegera mugenzi we aba aramusohoje. Umwana amusuhuzanya ubwirasi bwinshi nk'umuntu wagafashe mu itorero, avuga ati none se mwana wama wandwanaho ukaniza kuri bageti nanga se stiki imirisho, kavuza kwa zino ngoma zanyu. Umuhungu ati reka da, ntabwo yamfatira kuri stiki nanga se imirisho. Ukaba arazimuhaye, azimuhaye undi mutipe bari bari kumwe, aravuze ati ariko nk'ubushyo cyane kikuvuniye nanga se uwo mwana akuvuniye stiki nanga se imirisho, byagenda ute? Semfu agahinda karamurenga n'icyizere cyinshi n'ubushobozi bwinshi, aragenda yigira inama ku dufaranga duke yari abitse atuguramo stiki nanga se bageti. Undi munsi araza, abacuranzi bari bacurangira aho ngaho bagumya kumwirengagiza cyane mu buryo bushoboka. Ikimana yakuvuze rero ntigihera. Semfu ibyo ntibimutera intege nkeya. Umunsi umwe agirirwa amahirwe yo gucurangira abana, umusore akoze mu ngoma nanga se akandagiye ingoma, rubanda nyamwinshi rwari ruri muri iryo teraniro barasara. Kumwe abanyarwanda twishimye, iyo twishimye tugenda tugapfurika umuntu amafaranga. Semfu umunsi yatanye amafaranga atari makeya, atari na menshi. Umunsi umwe agarutse baramuganiriza, agira ubwo batahari se bagiye kumbuza neza ngera kugaruka mu iteraniro ryabo. Kumbe Semfu korari inkuru yari yamwifuje, arakora ararepeta akazajya afatanya n'uwo mutipe yahasanze.
uwo mutipe w'umubateri nawe arabizi, agira isoni ryo kwitwa umuntu wanze guha Semfo sitike nanga se imirisho. Barakomeje yari pese nk'ibyumweru 2. Korari yumva ntabwo ifite uburenganzira bwo kwicaza umuntu ufite impano nka Semfo naho ngaho yahereye. Urwo rusengero rwari rufite connection nyinshi cyane, rugira YouTube channel, rugira TikTok, rukora muri live. Ubwo Wambonye bararebaga, amabande menshi aramwifuza. Semfo nibwo yajuye n'inzira bande ikorera Mbonye, nabwo ari umubencheri atabanzamo. Umunsi umwe agirirwa amahirwe abakoranye na Mbonye repetition yonyine. Guhera ico gihe umubateri wakoreraga Mbonye ubwe niwe wiyirukanye, aravuga ati no mwana ntabwo mfite ubushobozi bwo guhangana nawe. Guhera ico gihe Mbonye yahise amwamamaza. Semfo wari ujeje gukina umupira birangira abaye umumizisiye mpuzamahanga. Aho ngaho yasengeraga nanga se aho ngaho yazamukiye, wumve ngo ubu yagiyeyo ntayemererwa gucuranga. Mbese iyo yinjiye mu rugo rusengero bitewe n'icyubahiro bamuha, bamwicazanya n'abapasiteri, ntabwo yemera ko ajya ku ngoma. Semfo mbere no kongera gukina umupira, yewe nta nubwo yajyana agatekerezo ko kwicara mu gitondo ngo yitekerezeho ngo avuge ngo akore korosi. Ari kumwe na Fred Master Key. Turabashimiye abantu mwese mwateze amatwi iyi YouTube channel yacu The One Studio. Thanks for watch. Murakoze cyane. Uwiteka abandebera icyoroshe, tuzongere dusubire. Bye.